uzambajiranga muntu barambonye gusa uko nasaga byaranyereka bashaka ipantaro bazanye ipantaro yarabaye uyumve niko kwihagarikamo niko imvura imeze byose sinkusabye ndagutegetse ubuzirinda amaraso y'umuntu uzabajya inkoko uzarya urukwavu uzarya nakosho n'ingurube ndambitse akabenzi ariko nakubujije amaraso y'umuntu ararura n'uwakozeho reka mbabwire n'uwatarakora ngo mumubone azasara tuzabona ngo se nguriye harabajya bambwira ngo se muze ngo muri tukubura ngo bizagende bite ndashaka kuzagenda abansimbura bazagaragaza ubwo ikakamuragiriwe uyu murenge kakamuragizaho mvuka ko kazagira ugasigara tugera turwana bahahurira n'abapolisi bakomine intera hamwe zambaye amakoma zimwe zigendera hejuru nabwo twararwanye hari ku itariki ya 8 ubwo nyuma twaragarutse tugeze n'ahanga hari mugoroba haza kiri gitero dusubirayo ku munsi waka bagize dusanga ibintu byanditse haje abamenyesha ubuyobozi bwo twagendanaga na konsi yasize imbundira mu nzu akitwaza umuheto nabwo twagera muri agapara tuzamuka twari turanye hepfo hariya akaba umuntu ngo nkaza shanga uyu mata nimwe muzi kurasa kandi afite imbundira mu nzu bagombye kurwanisha na babandi bakaza bamuha amategeko rero haza bamusobanura ko byabiri bitakibayeho nta bundi nta kiri mwakora usibye ko umwanzi ari iki ari umwari umututsi mwizana amashyaka ntakiriho mwizana ngo wari mu DL mwizana ngo wari PIR byarahindutse twabigishije kera ngo turwanya no mututsi ni ibyito by'inyenzi zaje ahubwo zazusatiye nimutico abantu bazaza badutsinda ubwo rero habaye iki hayiko twebwe nyine dukangarana turahunga tangira kwirukanka buri muntu wese agahungira ahatanaze abantu barahunga bamwe bagira hakurya hariya muri Kigali ubu ngubu ahitwa Sovu baguye ari benshi abandi baca ahangaha bagira impungu bakagwayo ubwo mbega byabaye bibi ikitwa uyu munsi rubona cyashana n'icyataye isura abibyinza ari muri rubona batangiye kwica baho abo mbega byabaye bibi none bishaka karatera naho bagitinya kwica rero nibwo twebwe bamwe twagiye mu murenge bamwurire uyu munsi hari imwurire niho twarwaniye noneho n'intera hamwe nyabyo turarwana kugeza ubwo twarwanye n'abo bapolisi kugeza ubwo hari umupolisi waguye mu Nyakayanza ari n'amakuru azwi arwana natwe kugeza ubwo yari afite imbunda barayimwambura kugeza ubwo haje abajepe haza byinshi intera hamwe kwanza nuko ngo uyu munsi wa none jenoside aba bantu mujye mubona Rwanda rugufi baguye mu nganigani z'uvuga jenoside yakozwe na leta y'imbaraga ishyiraho imbaraga zituma abantu bashira abantu bisha abantu barishe nabo barayica nari impari ndeba ko ntabwo kwica mwishywa wawe ntabwo mwishywa wakwiye kuza mu rugo rwenga umenesha mwishywa w'umuntu ubundi n'umwana wa mushiki we uyu munsi wa none turwanira imwe aho ngaho tugeze ku munsi w'itariki mujya mwumva 18 tuzibuka ejo bundi nibwo habaye igitero gikomeye kizamo abasirikare kizamo abajepe turaneshwa turatsindwa abagiye nageze inkamba abageze inkamba ntabagarutse abaciye inkungu ntabagarutse abaciye munyaga ntabagarutse umuntu muzajya mubona kwisi aya magambo bivuga ngo ni bayitwa bacekacumu ni nkina hato nkuko sinzi uko nabyite nanjye kuho kwanjye nibyo sinzi uko nabaye mwamurikiye cyane
uyu munsi wa none uyu munsi wa none ubwicanyi bwabaye inaha ngaha bwazanywe na leta abantu baho bahuje ibyo mbibabwira ubwicanyi bw'inaha ngaha muri nawe bwazanywe n'ubuyobozi bwa Semanzara Bureme ubwicanyi bw'inaha ngaha bwazanywe n'interahamwe zikomoka inzige zikomoka ahandi hantu abantu baho binjira mu kigare batangira kwikura mu nda mu nyumve nyuma rero icyo nshatse kubabwira ni uko byabaye ku 18 birangira abantu bari rukanka bye nageze mu nkambi mpakuye n'inkotanyi narazingamiye ahantu naravuye za nkamba hongo mu gihu zingeze Rwamagana ya mu nkambi Rwamagana haza inkotanyi zitabara abantu bose abantu bose zititaye kuba ari we wese zageze Rwamagana icyo gihe cy'Rwamagana hari mu nkambi nibwo abantu niyo mujya mbyibuka turi mu nkambi Rwamagana hari amaradiyo njya nibuka sene kubavuga ngo ibyo mu ngo leta y'abatabaza babeshye ngo Rwamagana isoko rirarema ngo abanyeshuri bariga kandi n'amashuri n'abarezi yari bitobamo burya bari abantu bahemukiye imiryango yombi rusange ndabibabwiye kandi kwanza bahemukiye abantu rusange kuko nabo baribeshye kubwira umuntu w'umukecuru n'abandi bantu bahinga ngo bafate imbunda barwanira abantu ngo ntacyo barasa bafite imbunda n'amasasu ibyo byabaye ndeba nyuma rero aho twaganishaga ni hano ngo nyuma y'icyo gihe ibyababayeho nta nzu yari inaha nta nka yari inaha nageze tutaragera aho ngaho tujye tumaze ku buzima bwawe wari ugeze aho FPR kubyara ikurokoye warazingamye tugeneneho ku buzima bwawe bwite muri jenoside imibereho yawe muri jenoside avuga ngo imvura inyota byari bikumere biti reka ngusobanurire ko kuri bya jenoside byo uko nari merewe nyuma ya jenoside nabyaye umwana unkurikire mu itaro hizuza intwari ngo urugamba rushize kera rwira rute hinyuza intwari arahari irangamuntu yanditse ni kwezi kwitwa hizuza intwari muri jenoside nagiye ndi umugabo urabona haje imyaka 32 nari umugabo w'igihangange umusore ufite n'ibintu nsika ibintu mu rugo icyo gihe twari mu kaga kagoye hari mu kwezi kwa 4 imvura ntabwo yahitaga ariko nyakubyara nayo tubeshejeho kuko imvura itagwa bagatwikaho n'umuntu aho yirukaga byari gucika ntacyo twari twajyanye nta safuriya nta kandi kantu twari dutunzwe no kubaho ari ukugenda ugacukura umwumbati mu murima utazi ntugiye kwiba uko wata uko utonora uko uhekenya ukararira amazi uyu muntu ajya ambwira ngo ninywa amazi nkaburira amazi nayo urya munsi nawe utabizi ko zina amazi nayo urya munsi gahoro nta kindi kiguhembura usize inka mu rugo baziriye usize urugo rwawe usize amafaranga nawe ufite ntubona cyo aho yagura ikintu urumva rero ubuzima bwaranukaga cyane ubwari bubi gusebye ndabikubwiye kwirukanka mu gihuru ukajya mu gihuru kugeza ubwo jewe n'inkweto nambaye nazibuze nkirukanka mu mahwa miki urabyumva uko byari bimeze n'ipantaro imwe n'amayi imwe n'ishati noneho naho inkotanyi zizi navuyeho za nkamba ngo mu gihuru noneho ngo mu gihuru ntazanavamo nika amasasu yavuga na inkotanyi zaraje nk'ubukora nibura mbatabara abantu nkikanga ko ari amasasu yatwicaga cyane haje abana bampegwaho n'iciye ahantu b'inkotanyi barabamba twenda aha ngaha nibo wangejeje Rwamagana ngira amahirwe nakomeye nsanga abana banjye birukanse hajemo abana babiri ngira amahirwe yandi mbona umugore wanjye we ntiyapfuye duhurira Rwamagana ariko nsanga abo tuvukana bose mu miryango y'iwacu
barashize benshi narabateruye tubahamba imwurire abandi baguye inzira hasigara umwana w'umukobwa waginyeruye abari mu Gisaka barapfuye barashira abandi nta muntu dusigaye mu Rwanda nta muntu wacu dusigaranye tuzange ntazo twabanye ntabo ariko Imana irandokora nyuma rero ubwo nambaye muri mu nkamba mu buzima bwo mu nkambi kuba twari ahantu yagize ahantu tubana mu ishuri nabo bavuye aha hose ndyama hasi kuba ari umugabo w'igihanganye uryama hasi kuri sima urabona byo ku buzima bwari burimo kugira ngo nzabe kuri iyo sima rero duteka hanze mu mvura nta kindi none tubona udusafuriya dukuye aha natwe dushaka ukuntu ujya mu rugo rwa muntu wahunze nuko tukazana ugatekamo no gushaka kwirwanaho nyuma yabwo rero tuba muri ubwo buzima kuva mu kwa gatanu nibwo nageze aho inkotanyi zagiye zigomba kuri 20 ariko nageze aho ngaho i Rwamagana mu kwa gatanu ni uko ngo iyo minsi yose ya nyuma mu kwa gatanu nko hagati nibwo nageze Rwamagana kandi bene aho barageze babandi bakoraga mu ngo zabo barambo ntabwo nari nkino umuntu noneho inkotanyi zimbonye ntabwo zambajiranga muntu barambonye gusa uko nasaga baranyereka bashaka ipantaro bazanye ipantaro yarabaye uyumve niko kwihagarikamo niko imvuye imeze byose ipantaro nzanye iva mugufi irangaha banshakira inkweto nazo ntizankwira kuko nari mfite inkweto ndende za 12 bashaka ubuntu bw'ubuntoza nshiramo sinzi umwana waje anzanira ikintu bita ntoza rugabire ni inkweto ntoza z'imikoba kugira nibura njye mbona uko nkanagira ndahaba rero mba mu nkamba aho ngaho kugeza ubwo byageze mu kwezi kwa 7 tariki enye bati inkotanyi zatsinze zabuhura igihugu ariko ndi mu nkamba aho ngaho batuzanira noneho bahatangiye kuza ubuto abazungu bazana n'ibyo mujya abwira abantu bazana ubushyimbo bwa politri bazana umuceri nuko dutangira kurya ndetse icyo gihe mba n'umuyobozi muri ako aho twari turi mu nkambi nyobora abantu icyo nakoze rero nuko natangiye kwigisha abantu ko ibintu byabaye ari bibi kandi sinshaka ko bizongera kuba nabaye aho hantu ndahaba numvaga ntazagaruka nawe kuko nabonaga icyo gihe nari umusabira abantu kandi abantu basabiraga nibo batangiye kumenyesha nibo bashenye iwanjye ngihari abantu nzabasubiramo bazangica kuko nsanga nabo barahunze byarabacanze bagize n'ubwoba ari nabiyahuye bumva ngo mbese ko buryo bwose tutareka zaza usanga inahangaha koko n'ibyo yadukoreraga mu by'ukuri naraje ngera ahangaha yari iwanjye bambwira ko njye mu mazu y'abandi ndanga nabaye mu kabari inshumbikana mu kabari nk'uko mubona bacuruzaga mbamo bukeye ntangira gushaka ukuntu nashaka ibishwange bagendaga batahana by'amabati bakuye nubaka akazu k'umuganda mbamo ariko nkibamo ntangira guhinga amasambu yanjye ndahinga nsanga urutoki rwari ruhari nta nka nari mfite ariko mfite isambu nkikora ibyo ngibyo nayoboye abantu b'ako gace mba nka responsable icyo gihe ntangira kugenda nigisha abantu ibyabaye byarabaye sinshaka umuntu n'umwe nzumva habaho abantu bishe abantu bagahunga abandi bagafatwa bagafungwa ariko basigaye twirwaneho twiyubake nyuma 1996 ukwezi kwa mbere nahise mba konseye w'umurenge wa nawe isomo nakoze nawe ryane ahubwo nari maze gukomera nafatitse ndaho mfite ishati mfite imyenda ngenda ngaragara mba konseye umurenge wa nawe icyo nakoze cyambere no kwigisha abantu nagiye mu nama i Kigali haje ijambo rivuga ngo uyu munsi wa none
ndacyaryibuka turi i Kigali ko ubutwari bwa mbere ari ukwirwanaho, ko tudashaka kugira ngo tuzongere kumva umuntu wihorera ashaka kwica. Harakira abasirikare n'ahangaha, ndaza abasirikare baranda babwira rero abasirikare muri n'ahangaha turi kumwe, nyuma y'uko dushaka ko inaha bazima, inaha bari bazima, ntangira kubegeranya, ndabigisha, turahuza, turafatanya aka gace, kwirwanaho nawe iragaruka iba nawe, nigira nawe nzima, bamfasha kubakira abagore, bapfushije abagabo, tubasanira, bamfasha gutunganya ibintu byose, abasigaye, abafunzwe, ufite amakosa wakoze, narakoze amafungo. Abo baraburanye, benshi baranatashye, abiguriye bakoze amakosa baracyariyo, ariko abo twasigaranye uyu munsi wa none turi abantu duhuje, turi abantu dusangira, turi abantu tugendana, ndetse uyu munsi wa none n'urubyiruko rwacu muri nawa, icyo nakubwira n'abantu baho n'ibibina tubamo n'amatsinda tubamo, turi ba bantu batangiye guhindura, twabihinduye kera hashize iminsi, ari amatorero yacu y'ababerarugo, ari abandi bantu twatangiye kumva. Ni ukuvuga ngo umuntu ararongora wina, tumutwerera kimwe, ibiseke bigenda hamwe. Umuntu wina ahangaha mu kagari kacu, ndetse nakubwira n'akagari ka nawe n'aka Kabuye, dusangiye isano n'aka Karambi twari duhuriye hamwe, ubukwe buraba tubukorera hamwe. Tutavuga ngo yarirabura, niko njye mbabwira, tutavuga ngo ni inzobe, tutavuga ngo ni umuhutu cyangwa umututsi. Uyu munsi wa none mfite amahirwe ndi umurinzi w'igihango, nambaye mfite certificat yampaye ko nihanganiye abantu sindihishe n'umwe, ngaragaza ni uyu muntu nawe wenda gupfa, ibyatwe bitagize kimarira, reka amufasha ahubwo ashake ko nazibuka abana babo. Icyo nakoze, umwana yari yatsindaga nari konseye, agatsinda asafunze, ibyo ni intego birazwi ndutari kubivuga. Namushakiraga amakaye, nkamufasha, agashaka no kumwakira, tugiye hari amaze kuza icyo bita minoroke, nkamushaka ijyangombwa kwiga, ubu bayibone n'ahanganda umubyeyi wabo. Nawe turi bazima, turahuje, nta kibi, tufite n'amahirwe akomeye. Mbabwire, nta muntu wina ku bijya birangiye wari waza ngo agaragaze ngo natenye inka y'umututsi, nagiye mu rutoki rwenda rutema, ngo abuke akaduruvaye ngo abantu batangiye gukora bya bintu wundi. Abajura batwiba nk'uko bibi wabo, ubugome buhari babikora nk'uko bakora iwabo. Uyu munsi tugize amasomo mazima nkaho nigisha abantu nkihari, tugize amasomo mazima nk'uko nsobanurira abantu, ndabwiye abanyamakuru benshi, basaba n'abayobozi bose, nta muntu wigisha amacakubiri aha amahoro, nta muntu utandukanya abantu aha amahoro. Iki turanga uyu munsi wa none, abantu bakoze amakosa, baricanye, abantu barashize, ariko icyo tugiye uyu munsi wa none kubwira urubyiruko, abana bangana n'aba, n'ubu ndahano usanga mbwira abantu nijye bibabwiye bati mwagiye muvuga rutari, ubu nsabira abana bari bo bose, ndi umubyeyi wabo, nusabisha abakobwa bagenzi banjye n'urubyiruko rwankuriyeho. Ubona hari abahungu batoye bose b'abagabo natoboje imibanire ko ari ingirakamaro, nta wakoze bibi ubonye igihembo cyiza. Kugeza uyu munsi wa none jenoside yarabaye, umuzayihakana ni ikigoryi, abantu bahemukiye abandi bantu, bikoze mu nda, bishe imiryango ari ku leta y'ubumwe, kuva uhashira imyaka 34. Nta muntu nduze nahagara ku maguru, nta muntu ugaragara ngo ni umuhutu yatinyutse kwica umututsi. Nyuma y'inkumbiri, usibye inkumbiri, nta n'umuntu uyu munsi wa none umututsi uragaragaza kwica umututsi, umuhutu. Turahuje, turasangira, turakingirana, ubu turakingirana pe, nta kibi gihari hagati yacu. N'abana b'urubyiruko n'ibiganiro bakoze ejo bundi, nari mfitemo ijambo, nari begeranyije ndababwira nti mukeneye iki cyo mwifuza? Bifuza kwiyubaka n'ejo hazaza harwanya amacakubiri, ndetse na za telefone zabo bavuga ko bigiye gukora umurimo ukomeye w'imbaraga wo kurwanya
abahakana jenoside. Icyo nabwira gikomeye ni uko umurenge wacu n'ahantu mwagera mukavuga amagambo mwabwiwe na muzehe Rutarika ntawe uzarwanya ntuzanahindura. ni uko icyitwaga nawe urumva icyitwaga nawe icyo gihe ari nacyo kiri mu murenge wa Rubu ndetse na Rubona yose igihe babwire kuko ntaho nsiga n'utangiye kuzana amagambo hari igihe bambwira bati wazajya ukosora bariya bantu ibyo byarashaje dutangiye ibigwi byiza dutangiye gukorera hamwe byarakomeye dufite amashyirahamwe duhuriye hamwe dufite amatsinda duhuriye hamwe dufite ibibina duhuriye hamwe dufite ushingiye ibiseke n'ahaba ibiti biseke bashyira umuntu washingiye dufite icyo bita fundraising imihurizo dutanga amafaranga dufite no ibibina twashinze birakomeye ina umuntu urongora kuko muri cya kimina cyacu ntitugomba gushakisha hari ikibina dufite umuntu warongoye uzashingira uhabwa mu magana ye intwaro zindi zikaza nyuma ariko ikibina cyayamuhaye dufite ishema ry'uko umuntu yagize ibyago nta kujajaba gushaka serekeyi dufite aho duhurira hitwa ngo dutabarane tugahuriraho umuntu wese agatabarwa nta wa muntu w'umukene wa Nyagatindi bavuga ngo yabura serekeyi oya na Nyagatindi ashaka ijana agashaka ijana ryo kwizigama iryo jana rikazatuma gupfa kwe cyangwa gupfusha k'umwana we ashyingurwa dufite ihuriro rizima dufite urukundo rumwe nta matiko kitirangwamo umusozo wa nyuma mbabwiye ko tugize amahirwe iyi leta igahamaho ntuzayisimbura ubutaha mu gihe ubugewe ndifuza ko nyuma yanjye kuko imyaka yanjye urabona imyaka 70 urumva ko imyaka mfite 78 ntibasha kuvuga ibi ariko hari igihe ntazanarora ngo mbashe kubivuga ndifuza urubyiruko ruto mpora mbabwira abandi barabwira yewe sinkusabye ndagutegetse uzirinda amaraso y'umuntu uzabajya inkoko uzarya urukwavu uzarya nakosho n'ingurube ndambo itaka benze ariko ndakubujije amaraso y'umuntu ararura n'uwakozeho reka mbabwire n'uwatarakora ngo mumubone azasara arasara azirenguruka ntabwo yabasha kujya imbere yanjye none n'akaga kandi mutazi nukira ngo umwana yitwa umwana w'umujenosideri cyangwa ngo uriya mwana na nyuma ya jenoside yarakomeje arica ntabwo uri kangukira mu bandi bantu umeze usibye kwireta yo mwese imbwira abantu uriya ni Rubaga yakoze ibi arafunze ariko abana tububake ibyo bisimbukwe naho tugeze iryo rwego turimo kategoriya tugezemo niyo namwe banyamakuru mutugenderera burya abanyamakuru n'ijisho rya rubanda ujye mugenda mw'abadepite nuko nteye mfite amaradiyo menshi nabwiye mfite n'ahandi nagiye ariko igikomeye cyaranga umunyarwanda uzo ko umugani bawuca ubundi murabuze ingoma irahaka ntihora ingoma irayobokwa ikayobora ntiyitura witura bibi bikazahinduka bawe ariko ukora byiza biriya nyakubahwa perezida wa repubulika akora mureba ntabibi byamubayeho ntiyabuze se ari umwana kuko isi uyu munsi utakwibaza ngo kuki uriya arwanya uru rugamba agahuza abantu bose ndabasabye abanyamakuru mwamaze ibyo nibyo nashingiyeho tuzagira ukuri kuzaranga ejo hacu hazaza ndetse tuzagira abayobozi b'ejo beza bazatugira abo turibo tuzavuga ngo se nguriye hari abajya bambwira ngo se muzehe ngo ubu nitukubura ngo bizagende bite ndashaka kuzagira abansimbura bazagaragaza ikakamuragiriye uyu murenge kakamuragize aho mvuka ko kazagira ugasigarana murakoze ndabashimiye cyane nagira ngo noneho tujye tunasoza ubuza abavandimwe muri jenoside igihe cyo kwiyubaka kiratangiye nawe utangiye kwiyubaka nurakira ibikomere byo kubura abavandimwe byo kubura imiryango byo kubura abaturanyi ubaye n'umuyobozi noneho ugiye guhagarara mu mwanya wo gutangira kunga abantu kubigisha ubumwe kunga abavandimwe kubigisha ubufatanye ndetse n'igikomeye hari abacitse ku icumu ababuze abavandimwe babo ugiye gutangira kubwira ko bagomba kubabarira ariko bakaniyubaka ubwo urugendo ntabwo bworoshye ahari ngira ngo reka rero nkubwire nimba kubwira nabyo bifate nko kuri hari igihe cyagezeho gikomeye urugo 3
amoko ageze ubwo yabaye nk'atanu. Ibyo ngo byumve ko nkubwiye. Jye nyobora hari abantu bavuye hanze. Abantu bavuye hanze bagaragara nk'ababohoje igihugu. Nabo bagaragaraga nk'ibihange bije kugaragaza ko byatsinze bije mu gihugu. Hari abantu abagore baguwe bacitse ku icumu bafite ibyago byo gusigara bonyine. Uranyumva? Hari abakoze jenoside birukansa hasigaye abagore babo kandi bazi ko abagabo bazaza babarengera. Hari uburyo bw'abantu batakoze jenoside ariko bakitwa abahutu nta cyaha bakoze. Urugamba rukomeye ni ukuzahuza abo bantu. Mu byangoye bya mbere nari umugabo naratetse ku icumu kugira mbwire abo bagore baramubanye imiryango yanyu bababarire. Byari isomo rikomeye kubwira umwana w'umusirikare wagiye mu gisirikare bavuga ngo inkotanyi ngo namutwaragana kandi abana bacu bagiyeyo aje n'ahangaha asange bo barashize umwigishe kureka ubugome kwicana byabaga ari isomo rikomeye kugira ngo uzigishe umuntu wavuye hanze ashaka kujya mu isambu y'undi kandi nyirahari. Byari isomo rikomeye ariko umuti wa mbere mbasobanurira byarangoye ariko ufashwa na leta. Burya ikintu cyose muzabona icyo yashyizemo imbaraga kirakorwa. Byarangoye ariko leta ikagaragaza ibishoboka. Niba bavuze ngo uyu munsi wa none umuntu yari koroneri yavuye mu nzu y'abandi, we wavuye hano Bugande hano waruragiye inka z'abaturage ntabwo uzaza ngo hame mu nzu y'abandi. Nawe wa mubyeyi we niyo ubona bashaka kuzakubakira bakagufasha ntabwo ushaka kuvuga ngo dukore iki ahubwo reka bamfashe tukubakire tugusanire. Nashingiye aho rero ariko nshingira nawe ngira n'andi mahirwe akomeye nuko n'ibyabaye babana benshi babonaga atari ibintu bikwiye gutsimbarwaho. Baramfashije rwose abantu binaha narwanye urwo rugamba ariko harimo n'abamfasha kandi mu ngeri zose kuko hari abari bafite imiryango yakoze na jenoside ariko niba mukuru we yaragiye muri ibyo ugasanga muri umuntu we ntiyabigiyemo, niba mu byo yarabikoze ugasanga muri amwe wende w'umugore ahubwo arigisha abana be imyumvire. Urumva nibyo dusanga urwo rugendo rero rwo kubanza kubahuza, kubabarira, kumumvikanisha, kubakirwa, gushaka inzira zose n'ibyazifashije. Reka twabashimira. Nanjye ndabashimiye kandi tubabwira ngo mukomeze kwihangana muri ibi bihe bitoroshye, twihanganisha n'abanyarwanda muri rusange. Niyo byagurira igihugu ariko ngo ntibizongera. Twageze mu kiganiro tubwira uti FPR yera mu gihugu yankuye ahantu hakomeye cyane, aho yagukuye n'ubira cyaha dukura izagumya kure n'abandi n'abana bazavuka. Ni umubyeyi wacu. Twagushimira tuvuga ngo Imana igumye gutiza uhagarike n'ubugingo. Izi nama ugumeze uzitange kandi Imana yo mu ijuru irabireba. Kadushimire n'abakunzi bacu bari badukurikiye tubabwira ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Murakoze namwe, murakoze cyane, ndabashimiye kandi ubutumwa mutanze ndabusabye buzumvikane. Buzumvikane ahantu hose koko ijambo nk'iri ushaka kumenya ryaciye hehe, ryaganaga iki, abakugendeye bari bagambiriye iki, barubaka ubuhatiye byinshi. Ntubyumva se ko hari n'abarwanya ngo ibyo tuvuga tuba tubeshya. Rero ndabashimiye nanjye murakoze. Murakoze cyane.